Ikaze mwese shuti abadukurikiye abari kure ndetse n'abari hafi, hanyuma tubahaye ikaze muno mwanya wo guturamira Imana ndetse no gusengera ibyifuzo n'ijambo ry'Imana. Umugisha w'Imana wabeho mu izina rya Yesu, kandi ndizera neza ko muragubwa neza. Kadutenge tuvuge ngo kwa Yesu biremera, iyo wizeye biremera, kandi n'uri munatiza yarapfa n'ubuhandi n'ubundi cyangwa nuko wakizera. Intambara zose uzaze kugwamo no kwizera, n'ibigerageza ufite bizakuvaho wizeye, uzakiranuka wizere. Tugende papa. Kwa Yesu biremera, kwa Yesu biremera, iyo wizeye biremera, iyo wizeye biremera. Kwa Yesu biremera, kwa Yesu biremera, iyo wizeye biremera, iyo wizeye biremera. Kwa Yesu biremera, ibidashobokera abana b'abantu, muri Yesu niho byemera gusa, muri Yesu. Kwa Yesu biremera, kwa Yesu biremera, iyo wizeye biremera, iyo wizeye biremera. Kwa Yesu biremera, iyo wizeye biremera, iyo wizeye biremera, iyo wizeye biremera, iyo wasenze Imana biremera, iyo wayikurikiye biremera, iyo wizeye biremera. Kwa Yesu biremera, wowe izera Imana biremera, irigira Imana bizemera, wowe kiranukira Imana bizemera, wowe hinduka isenge bizemera, niwizera Imana bizemera, niwizera Imana bizemera. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana yacu birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana yacu birashoboka, ku Mana yacu birashoboka, ku Mana yacu birashoboka. Ibidashobokera imiryango, ibidashobokera abanyabwenge, ku Mana yacu biremera, ku Mana yacu birashoboka.
ibidashobokera abakomeye bano mu isi, ibidashobokera abanyabwenge bano mu isi, ku Mana yacu birashoboka, ku Mana yacu birashoboka. Hey! Birasakitaramoya. Ku Mana yacu birashoboka. Ushobora kubyara wizeye Imana, Imana yaguha akazi wayizeye, ku Mana yacu birashoboka. Darira Saramo, ibyo ubona bikomeye Yesu arabishoboye, ubwo burwayi ufite Yesu arabushoboye, izo ntambara ufite Yesu arazishoboye, ku Mana yacu birashoboka, ku Mana birashoboka, ubwo burwayi ufite Yesu arabushoboye, ubwo bukene ufite Yesu azabugukuramo, ku Mana yacu birashoboka. Sikarabori amadora. Ay 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 ay. Auri hibasimana. Wangiriye neza, ayaya, wangiriye neza, Mana we, zahora nguririmba, wangiriye neza, zahora nguririmba, wangiriye neza, wangiriye neza, Mana we, wangiriye neza, Mana we, zahora nguririmba, wangiriye neza, Mana, wangiriye neza, Mana, zahora nguririmba, wangiriye neza. Sawa. Yes. Naguhetse ku mugongo wanjye, naguhetse Mwana wanjye, komera, naguhetse ntacyo uzaba, naguhetse Mwana wanjye, komera, naguhetse humura, naguhetse ntacyo uzaba, naguhetse komera, naguhetse ku mugongo Mwana wanjye, ntacyo uzaba, naguhetse humura, naguhetse Mwana wanjye, humura mama, humura, naguhetse Mwana wanjye, humura mugabo, naguhetse Mwana wanjye, humura mukobwa, naguhetse Mwana wanjye, uririmbyi weyo, naguhetse Mwana wanjye, ucurazi, naguhetse Mwana wanjye, humura, naguhetse
ndaguhetse mwana wawe halalira sarabo sawa ndaguhetse mwana wawe ibikomeye biri bere zabigukiza humura ndaguhetse mwana wawe ndaguhetse komera humura mwana wawe wetse abana bawe humura mwana wawe alira sarabori ya sakitana ndaguhetse mwana wanjye nubwo ubona bikomeye komera ndaguhetse mwana wanjye urarinzwe mwana wanjye ya uri ku mugongo wanjye ntashobora kuba humura ndaguhetse mwana wanjye abarundi mwese inge ubahetse abanyarwanda mwese inge ubahetse abanyamurenge mwese inge ubahetse abayumbeye inge ubahetse abayigizi inge ubahetse abakorera imana mwese inge ubahetse ndaguhetse mwana wanjye ntacyo uzaba uri kumwe n'Imana sina kotefa sawa urarinzwe humura Yesu ari ku ngoma umukiranutsi ahari ararinzwe umukiranutsi ahari ararinzwe ukorera Imana ararinzwe urarinzwe mama urarinzwe mubyeyi we urarinzwe sawa urarinzwe mukobwa urarinzwe upfa kubukorera Imana urarinzwe uri mu bwisho bw'isumba byose urarinzwe papa urarinzwe komera ntacyo uzaba abana Imana irize muhimbaze Imana haba mu nzara urarinzwe haba mu zuba haba mu bukene urarinzwe haba mu bukene yo urarinzwe twasawe sirimbira Imana gitaru yiterure sirimbira Imana ayi wawe zatoa twese we ya dienda niwe tikaramori ya sakaramori yewe zatoa twese ya izina ryo ntabwo cyubahiro mwami reka igitaramo turimo buri muntu wese ahemburwe n'igitaramo umwuka waraganze kandi ategeke mu izina rya Yesu amen. Reka mbabwire mwa bantu munkurikiye ari abantu baririmbira mu kabari bagatahira icupa bakabakubita amavide mu mutwe. Twebwe iyo turirimbira Imana yacu turimo turaririmba dukira indwara abantu barahembuka. Hari umurinjye ngo njyewe ndaririmba nkaririmbira Imana n'abaririmbira ubusa nabo bararirimba.
hari abantu baririmbira ubusa. Ndajya nkubwiye ko urinzwe, ndajya nkubwire ko Imana iri kumwe nawe, ndajya nkubwire ko Imana itazagusiga. Uwiteka ari kumwe nawe akurwanirire, Uwiteka ari kumwe nawe ngo agucire inzira. Urarinzwe. Twaba duhimbaza Imana mu njyana y'igisirimba, kandi kamubwire Yesu nujya ufata ibikomeye akabigira ibyoroheje. Ibyo ubona bikomeye Yesu yabigira ibyoroheje mu buzima bwawe. Ibyo ubona bimeze nk'imisozi Yesu yabigira ibyoroheje mu buzima bwawe. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. ya izo ntare mureba ziraziritse, yewe nimuhumure mwitinya. Ari igihe umuntu mu bintu akabona bikomeye cyane, akajya avuga ati ariko banza noneho mpfuye birangiye. Oya, ibitonoma hari amakuru namenye mu isi ngewe nasenze. Aya mbere nuko nta muntu n'umwe wibeshaho. Dodoni amakuru yazi, nta muntu n'umwe wibeshaho. Umuntu ashaka kurara kwirirwa apanga imipango, mu gitondo imipango yose yapanze igahinduka, bakamujyana rusoro bakamushingura, kandi bapanga imipango. Bivuze ngo nta muntu wibeshaho. Ayo niyo makuru ya mbere namenye mbwira abantu. Umuntu wese dukurikiye wari uzi ko utibeshejeho hari Imana ikubeshejeho. Icya kabiri, namenye neza ko ntawe umenya ahazaza he. Ahazaza hawe ni Imana ihazi. Niyo mpamvu ukwiye kwegera Imana ugasenga cyane. Hari igihe umuntu akwifuriza inabi atazi ko ari uzagutanga mu gitaka. Nzo umuntu wifuriza inabi, amwifuriza inabi, tugiye kubona tubona n'upfuye mbere. Turavuga ko abantu ko bashwanye koko bagapfa ubusa, none umuntu akaba arwaye inkorora akaba agiye. Reka mabwire, umuntu ukomeye ku isi ni Yesu. Naho bundi ibindi byose sha iyo uvuze ngo urakomeye uba ugiye gucaho. Hakomeye Kristo wenyine. Reka nkubwire, nimba ufite Kristo mu mutima wawe, ukaba ufite Kristo mu buzima bwawe, ibiguteye ubwoba byose, ibintu biguteye ubwoba byose uzabishaka ubibure. Uzabishaka ubibure. Nimba ufite Kristo mu mutima wawe, ukaba ufite Kristo mu buzima bwawe, ukaba waramenye Imana, ibintu biguteye ubwoba byose uzazinuka mu gitondo ubyuke ubibure. Nimba ufite Kristo muri wowe, akaba ari mu buzima bwawe, mukaba muri inshuti, ukaba Imana n'Umwana n'Umwuka Wera muri kumwe, umva muko nkubwire, mu gitondo uzajya usanga baroza kuruga bose bakuhumutse bavuye imbere yawe. Niba ufite Kristo mu buzima bwawe, mukaba muri inshuti, ukaba muri inshuti, ibintu byose bigukanga Yesu azabyubika mu isagonda. Azabyubika bikubite hasi byubame, ubishake ubibure. Umva, wabyemera utabyemera, umuntu ufite Imana n'Umwana n'Umwuka Wera akaba ari inshuti y'Imana, imutabara ntumenye igihe amutabariye. Niyo mpamvu nateye ikurasi ngo urarinzwe. Ntiranira ngo uri ku mugongo w'Imana. Kankubwire, umunsi umwe umuntu yarambwiye ngo agiye kunyica, ngo nzakwica w'umurozi. Hari abarozi babwira umuntu ngo ngiye nzakwica, ko ngiye nzakwica, kagukanga rwose, kagukanga. Wajya no kumubwira, wajya kwati kandi nakurega ati undeka sarabaga ufite. Ariko uwabivuze
na n'uyu munsi ndacyariho sinapfuye. Nawe nkurikiye hari abantu bakubwiye ko uzapfa ntiwapfuye. Hari n'ibyo wariye urabirya ariko ntiwapfuye. Hari n'ibigenda mu nda yawe ariko ntibya byaguhitana. Washimiye Imana. Urarinzwe. Wagize ngo n'imbaraga zawe zikurinze. Hari ibigenda mu maraso yawe ntibiraguhitana ngo upfe. Ubwo wagize ngo n'imbaraga zawe ngo ni amashuri ngo reka ubushuti bwawe ushaka kujyana n'Imana bushaka guhindura ubuzima mu mwanya muto nko guhumbya. Ndakwifuriza kuba inshuti y'Imana. Nuba inshuti y'Imana ibikurwanya uzabishaka ubibure. Ndabisubiramo, ntabwo nzi umuntu kubwira, ariko uyu muntu abyumva. Nuramuka ubaye inshuti y'Imana ibikurwanya uzabishaka ubibure. Kasome ijambo ry'Imana muri Luka ibice 10 dore ku murongo wa 19. Hari ijambo rivuze ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'iby'imbaraga z'umwanzi zose, n'ibintu by'imbaraga z'umwanzi byose byo mu isi. kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Uyu ni Yesu yabibwiraga intumwa ze, abibwira ba Petero. Dore mbahaye ubutware. Hari ubutware abana b'Imana bagendana. Ndashaka kuvuga ubutware, nkavuga ubushobozi abana b'Imana bafite. Ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, ubutware bwo kurya icyica ntikigire icyo kigutwara, ubutware bwo kuvuguruza imigambi yose ya Satani ku buzima bwawe, ubutware bwo kunaniza ibyaguhagurukiye, ubutware bwo kwimura imisozi iri imbere yawe. Icyama ngo uyu mwanya umwami Yesu aguhe ubu butware. Isi ikeneye ubutware. Uwo nkurikiye ukeneye imbaraga z'Imana. Ndashaka kuvuga ko nta handi hantu wakura imbaraga zibasha gukanga ibikuri imbere. Nta handi. Imbaraga zo mu isi zose zijya zigera igihe zigata agaciro, n'iryari zitagaciro. Hejuru y'imbaraga z'abakomeye, ibitwaro bya kirimbuzi, ibintu bikomeye byo mu isi, ubuhanga bukomeye bwo mu isi bujya buvuguruzwa n'imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zijya zibasha kuvuguruza imyanzuro y'ibyaremwe byose y'abari mu isi bose. Imbaraga z'Imana n'iryari biba. Hariho igihe abantu bizere bakizera igihe, kuko igihe kigengwa n'Imana. Ibyo bizeye ntaba ari byo biba. Tujya tubona imitingito, tukabona imiriro yadutse, tukabona n'ibindi. Ubutware, umuntu uri mu butware bw'Imana
aba ari umuntu utanyeganyezwa n'ibyo hano mu isi. Maze iminsi ndi kubwira abantu, ndi kubabwira ngo Imana ibasha kuzana umutingito ugasenya ama etaje, ugasenya amazu, ugakundagura ibintu byose. Ibi umuntu yarashoye za miliyari, baraguje amabanke, umutingito ukaza, abantu bakawushakira ikintu cyawuhagarika bakakibura, abantu bakamanika amaboko, buri muntu wese agasigara avuga ati mba nta kundi twihangane. Ubwo ukavuga ngo ni impanuka, biba Imana yabyemeye. Hari ibintu mu isi biba, amaboko yacu tukayamanika. Umuriro uheruka kujya ahantu mu gihugu kimwe muri Amerika, uratwika umujyi, hajya ngo ni Gaza, uratwika umujyi wose urasha, abanyabwenge, indege zihari, ibintu byose bihari, abakomanda bahari, amaboko barayamanika, kuko haje mu bintu by'Imana. Iyo haje mu Imana, imbaraga z'abantu zijya zinanirwa, umuyaga ujyuza, umuyaga ukaza ugahitana ibintu byose, ugakukumba ibintu byose, abantu bagashakisha ikintu cyahagarika umuyaga, abanyabwenge bose bakamanika amaboko, bakayamanika. Ntihakagire umuntu ugukanga, kuko umuntu ugukanga yatwarwa n'umuyaga ejo mu gitondo bakamushyingura, cyangwa se bakabura n'intumbi ye. Hari abo umuyaga utwara n'intumbi bakayibura. Ushobora kuba tekosoresa ari kuvuga iki? Ndi kukubwira ko ibintu bigukanga, hejuru bigukanga hari imbaraga z'Imana zibiyobora. Nicyo shaka kubwira. Ndashaka kubwira ko ibintu bigukanga byose, hejuru yabyo hariho imbaraga z'Imana zibiyobora. Abantu bagukanga, ibintu byagukanga, abantu bakuremerera, ariko hejuru yabo hari imbaraga z'Imana zibayobora. Izo mbaraga ntawe uzirenga, na karongo k'umutuku ntawe karenga. Ni imbaraga zitavogerwa, ni imbaraga zihindisha isi yose igatetera, ni imbaraga zivuguruza imbaraga z'abana b'abantu, kandi ni imbaraga ubu tuvugana tujya tubona ibirunga bizamukamo umuriro. Buriya umuriro uzamutse ari mu kirunga, nta muntu n'umwe wawuhagarika, usibye ko twese twayamanika tukavuga ati Nyagasani uhoraho, abana ati warahi, abana ati isumba byose, abana ati hari icyo wamvuzeho. Twese twayamanika, nawe wayamanika. Nta muntu n'umwe wagira ikintu avuga. Mwese aburira ibiti mwabyurire. Hari imbaraga ziri hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu. Ibyo ukora byose ujye umenya ko uri umuntu, umenye ko hari ahantu imbaraga zawe zirangirira. Ibyo ukora byose ujye umenya ko uzapfa, ujye umenya ko hari imbaraga zindi zigusumba, izo mbaraga nizo zidapfa. Ndabwira umuntu, ninde muntu ukomeye kurusha abandi ku isi? Ni umuntu wamenye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Ibi bintu mvuze ntabwo abantu babiha agaciro, ariko nushaka kumenya imbaraga zo muntu ubaha Imana, hari igihe umuntu usenga abantu bamusuzugura, abantu bakamugaragaza agati, bakamupinga. N'igihe senga n'umwana w'umukobwa abantu baramupinga, bakajya mupinga, bagira mu rusengero yasenga bamwita icyacumi cy'itorero, kubera ko yari ashaje. Ariko rari kamupinga, abantu bose akamupinga, umuntu wese akari watuma. Ikikuvuga ko umuntu atajya gusuzugura rero, abantu bose baramutuma. Mu isi n'umugenzi ukamutuma, abantu bose bamugaragaza agati. Nkabwana reka ihangane, Imana izagutabara. Kagatushe kandi kantangiye ubuzima, yitaba telefone y'umuhungu, aramubwira ngo bumvuye hanze nje kukureba. Aramuga ngo wayobye, hari ikintu kikubago tuvuga ati ntago ari icyanjye, ariko kuki wibwira yuko ibyiza atari ibyawe? Twagahita mvuga ngo ntago ari njyewe nta mufiyanse ngira,
aramubwira ni wowe nje kureba usengera aha n'aha nari mavuze sengera aha n'aha nari nje kukureba ndakuzi neza ukoropa amatuwarete nari nje kukureba ndashaka ko tuganira nicyo kimvanye hanze ni wowe nahisemo ni wowe nje kureba hejuru y'imbaraga zigutsikamiye hari imbaraga z'Imana zaguhindura ubuzima lela sharabore mukobwa namubwanireka gusenga urasenga iki kushubijwe taha ati ntabwo nabesikoro ndabwanita ubu dufite ikibazo cy'abantu bakomeretse cyane baranahamuka n'ibisubizo byabo iyo bije ntibabimenye ndabwanita taha ngo yagaruka manje mu mazi amanuka mu mazi arongera ahamagara telefone isa kujya abantu barayita bati kaje kwita telefone kakomeje guhamagara ndabwa mukobwa utaha washubijwe kubera yahamuka n'ibikomere atangiye gufuka amazi ngo nakwigize ngo nabarangiza besikoro ntagara abesikoro igisubizo cye cyaje ariko kubera igikomere cy'imyaka myinshi amaze ntari kubyemera ndabwa none rero reka dutahane ndeka gusenga ndamucyura ndamugane mubwira gusanga Nyabugogo hari muri ngo sinzi ukubigeza oya shabaja kora gatishana garongo sinzi nukubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana twageze Nyabugogo umuhungu yakodesheje imodoka yaje kureba umusheri yaje kureba nde aje kureba uwoza amatuwarete waruzi ko ahantu hariho hose uri ubuzima bwose ubayemo bwose Imana yabugukuramo turahagarara kuri station hari Nyabugogo turarindira tone jipe baritse imbere yacu tumuhungu avuye maraje amusuhuze nanjye arasonje ntiyaranzi mukobwa ara presence mukobwa nawe ntaga muzi ati nigenda kuzi ati bitwa icyacumi hari izina ryagufashe bitewe n'umuruhu kuriho hari izina ryagufashe munyemere tuze kwirukana amazina mabi hari amazina afata abantu kabazengereza aya mazina agomba kukuva mu izina rya Yesu hari izina ribi ryagufashe aya mazina Imana yagukize ati turabinda bizi ukoropa amatuwarete ndabizi ko uri icyacumi ariko ibyo bintu ndashaka ko bihinduka byabihe warabihinduye Mana byabihe warabihinduye Mana we sebigamo byabihe warabihinduye Mana byabihe warabihinduye Mana we byabihe warabihinduye Mana byabihe warabihinduye Mana we byabihe byari bigoye byabihe warabihinduye Mana we byabihe byo kuburara ya byabihe warabihinduye Mana we Imana ishimye ibihe bijya bihinduka ibihe by'umubabaro bijya bihinduka ibihe by'ibitutsi bijya bihinduka ibihe by'ubupfubyi bijya bihinduka ibihe by'umubabaro erevo bijya bihinduka nta musozi n'umwe Imana itakubika nta musozi n'umwe Imana itagukuraho nta buye riremereye Imana itagutura nta gikomere na kimwe
Imana itakuvura, nta bitutsi Imana itagukiza, nta mazina Imana itakuvanaho, nta nyuro Imana itagukiza, nta magambo Imana itaguhindurira. Etakusika eremo. Sema ngoma sha. Gute. Byabihe warabihinduye Mana we, byabihe warabihinduye Mana we, byabihe ibihe by'umubabaro, byabihe warabihinduye Mana we, byabihe ibihe by'uburwayi, byabihe warabihinduye Mana we. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari bwaba bwije mu bugingo bwawe, nyamara ihangane ugeze ku iherezo. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari bwaba bwije mu bugingo bwawe, nyamara wihanganye gitondo kizabaho. Hallelujah! Ibihe nta musozi n'umwe Uwiteka atakubika. Ndahanura ubuzima bwawe ko nta musozi n'umwe Uwiteka atakubika, nta musozi n'umwe Uwiteka atakura ku buzima bwawe. Umva nkubwire, nta muntu utaba umusirimu, nta muntu utaba mwiza. N'uwo muntu atari kuba mwiza uzamubwiye ngo ni iminsi n'ibihe. Umunsi ibihe bizahinduka, uzamureba umuyoberwe, uzamutira ikote, ariko uyu munsi ntiwamuha n'intebe. Ariko ibihe bijya bihinduka, umuntu ukamutira, wajya kumureka ugahita ati arimo aranuka. Umva, umwana bamukubita mu ijipe, nanjye bankubita mu ijipe, tujya muri hoteli tujya kurya, turishima, nditahira, nsigana abasheri bari kumwe, fini, ubu mwana yibereye hanze. Ujya umuhanga amaso, ujya umuhanga amaso, hajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro, hajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujya umuhanga amaso, ujya umuhanga amaso, hajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. 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 Sigara Boria. Hajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujya umuhanga amaso, ujya umuhanga amaso, hajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro.
Yesu we, uri mwiza Yesu. Hajarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Hajarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ibibazo ufite Imana igiye kubishakira igisubizo. Intambara ufite Imana igiye kugishakira igisubizo. Ayo makuba akujengereje Imana igiye kuyashakira igisubizo. Lelaile gosi kadre mondre pai. Umva nkubwire ubutware Imana ikwemereye ubutware, ibyagutsikamiye ibyambura ubutware, yarangiza ikaguha ubutware. Imana ikwemereye ubutware, ibyakurijije ibyambura ubutware, yarangiza ikaguhereza ubutware. Ubutware ni uburyo Imana ikuvana ku gatebe k'agasuzuguro bari barakwicajeho ikagutereka ku ntebe y'icyubahiro. Abakwicaze ku ntebe y'agasonga bugari kakandi ka feke feke, Imana ikakabicazaho. Imana ikuvana kuba kunyukanyuka ikaguterera intebe abakunyukanyuka nabo bakanyukanyukwa. Okay, Imana ikwemereye ubutware, ubyara abarozi bahari, ukora mariage bahari, urihangiza kaminuza abarozi bahari, urambara bahari, ugira akazi bahari, wuzura umwuka wera bahari, uzajya mu ijuru bahari. Imana yikwemereye ubutware, yambura ubutware ibikubuza amahoro. Ibintu bigutsikamiye Uwiteka agiye kubyambura ubutware. Nakubwiye ngo nta musozi n'umwe Uwiteka atakubika, nta bugome na bumwe Imana itagukiza, nta kimwaro na kimwe Imana itagukiza, nta bucabari Imana itagukiza ngo ibikuvaneho, nta mazina nuka, amazina mabi ajya nuka Imana itakuvanaho, nta mwanda Imana itagukiza, nta kagambane Imana itagukiza, nta madosiye mabi Imana itagukiza, nta mateka Imana itagukiza, nta rwobo na rumwe Imana itagukiza, nta kimwaro Imana itagukiza. Imana yiguhaye ubutware irabigukiza, ukabona ko ari Imana ishobora byose. Ni Imana yakije Dawidi, imukiza amateka yose mabi yari afite, irayamukiza, imuhindurira izina, imuha ubutware, aba umwami mu bihe bitunguranye. Ni Imana na n'uyu munsi niko igikora. Ni Imana yatabaye Yosefu, iramutabara amateka mabi yo muri gereza, iyasimbuza ubutware, aba umwami. Ni Imana yakuye Esteri mu bibazo bikomeye, ibibazo by'ubukene bivamo, aba umugore w'umwamikazi. Ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ni Imana iko yari iri kera na n'uyu munsi nikwiri. Ndimo ndumva ijwi rimbwira ngo humura, Imana iguhaye ubutware. Imana yambura abagutsikamiye ubutware ikabuguha mu kiganza. Ntugakangwe n'ibitonoma, ntugakangwe n'ibikabyo by'abantu, ntugakangwe n'urusaku rw'abarozi, ntugakangwe n'amagambo y'abantu, ntugakangwe n'amatiku y'abantu. Hejuru yabo hari imbaraga z'Imana zibatsikamira bakibagirana. Ndaguhanuriye n'ubuhatongera bari mu isi, abagambana bari mu isi, abagukangisha ibyo bari mu isi. Uwiteka avuze ngo bacaho, iyo avuze ngo urarama. Icyo Uwiteka kuvugaho nuko aguhaye ubutware. Hari ubutware Imana ihaye abantu, hari ubutware Imana ihaye abantu bankurikiye. Ubuhanuzi nushaka ubwakire mu byari bikuremereye mu buzima bwawe, hari ubutware Imana iguhaye bwo kubitsinda.
mu byari bikurembe. Ubu n'ubuhanuzi nkuzaniye mu bintu byari bikurembe. Hari igihe ibintu bimuremera umuntu akaremererwa. Urabona iyi ni gitari, ariko hari igihe umuntu aremererwa igitari, umuntu akagenda yikoreye ibuye. None ukajya ubona umuntu agenda yikoreye ibuye, ukagenda wikoreye ibuye, ukama ubuzima wikoreye ibuye, abantu bakubona wikoreye ibuye muri karitsiye wikoreye ibuye. Hari igihe umuntu aremererwa akumva aratsikamiwe no kuvuga bikamunanira kubera ibintu byinshi byamuremereye, ariko Uwiteka agutuye uyu mutwaro mu izina rya Yesu. Uyu mutwaro ugiye kuwutura, amateka yawe ahinduke. Dekosika eremondre fayi. Uyu mutwaro ugiye kuwutura. Hari ubutware buvuye mu ijuru buje gutura uyu mutwaro. Hari ubutware buvuye mu ijuru buje gutura uyu mutwaro wikoreye. Aya masengesho turimo yo gusenya Yeriko, izi Yeriko zose zari zikuri imbere ziriduke mu izina rya Yesu. Yeriko zose ziriduke, Yeriko ziriduke kubera ubutware Imana iguhaye. Ndagira ngo dusenge Imana. Reka nkubwire, nta kindi ugomba gukora usibye kubaha Imana, usibye gukiranuka, usibye gukizwa, usibye kugendera mu nzira z'Imana ugakiranuka ukubaha Imana. Nta kindi ugomba gukora nukubaha Imana, ukagendera mu nzira z'Imana, ukubaha Imana, ukayubahisha. Nayo izakubahisha. Ndakumenyesha ko umunsi umwe uzavuga ngo ariko bya bintu byarwanyaga byagiye hehe? Ya magambo bamvugaga yagiye hehe? Ya marozi yagiye hehe? Za nama zabo zagiye hehe? Imana yambuye ubutware ibyari byakugizeho ubutware, irabibyambuye igushubije ubutware. Ubaha Imana kuko ari Imana yubahisha. Imana yambuye ububasha ibyari byakugizeho ububasha, ibyari byakugizeho ubutware. Imana irabyambuye igushubije ubutware bwawe, igushubije ububasha bwawe, kubera ko ari Imana ifite umugambi mwiza mu buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Lekosi ni mondere payi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye ibyo ukoze, ibyo ukoreye ababyeyi, ibyo ukoreye abagabo, ibyo ukoreye itorero, ibyo ukoreye igihugu. Ndagushimiye kuri Imana y'amasezerano. Nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze warisohoza nk'Imana. Ndasengera umuntu wese ukurikiye nuzumva iri jambo ibyari bimutsikamiye. Ndagushimiye ko utanze ubutware kuri abana dukurikiye, utanze ubutware ku muntu ukwizeye, utanze ubutware ku muntu wakumenye, utanze ubutware ku muntu wakwiringiye, utanze ubutware, ugatanga ubushobozi, ugatanga imbaraga, ugatanga igitinyiro, amateka agahinduka. Ndasengera umuntu wese dukurikiye ngo ahure na Yesu, imbaraga z'Imana zimuweho. Ubuhanuzi ndasenze ngo mumuheho Mwami, mumusohoreho, abwira abantu ngo Uwiteka andemeye amashimwe mu cyimbo cy'umubabaro, andemeye amashimwe mu cyimbo cyo gutukwa, andemeye amashimwe mu cyimbo cyo kwangwa, andemeye amashimwe mu cyimbo cy'abikomere, andemeye amashimwe. Ndasengera umuntu wese ungurikiye, lekos eremoy, wari urwaye, wari ugiye gupfa, wari muri koma, wari umeze nabi, ahure n'imbaraga z'Imana. Ibyari byamutsikamiye bikire. Wari wagiye gutera cyamunara, mutabare. Wari muri piriyave, mutabare. Wari wabuze akazi, mutabare. Hari ibyamukandamije, bimukize, muhindura amateka. Ndasengera ababyeyi bahindura amateka, ndasengera abagabo bahindura amateka, ndasengera abakobwa bahindura amateka, ndasengeye abakozi b'Imana bahindura amateka. Ibyari byabatsikamiye ubivane mu nzira kubw'ubutware bwawe Mwami n'ubushobozi bwawe. Urakoze Mwami kuri Imana ibikoze, ukabikora kwibahisha mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibiteho, Imana ibashoboze. Nshuti z'Imana, ijambo ry'Imana nakagaruka ubutumwa